Data na Mwana na Mutagatifu. Amina. Nyagasani bumbura umunwa wanjye usingize. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani byanakugiye byose ndabyanze, yuko bigeranya nawe bikantandukanya nawe umunsi kandi igite, kandi ndacyangira ko byishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Nawe wingize sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Reka tugusingize dawe urabikwiye. Singizwa. Tugusingize kuri iyi saha y'impuhwe zawe, kubera ko waturemye mu ishusho yawe. Singizwa dawe. Singizwa dawe. Cyubahiro ububasha n'ibiguharirwe nyaguhora ku ngoma. Singizwa. Muri Imana ishobora byose n'ibyacu birimo. Singizwa dawe. Singizwa dawe. Imana y'ububasha. Singizwa. Imana y'icyubahiro. Singizwa. Imana dukesha kubaho. Singizwa dawe. Singizwa dawe. Singizwa kuko watowe mu ishusho yawe. Singizwa. 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 Usingizwe dawe mugenga. Singizwa.
tugusingize kubera ko wavuze ngo nimukureho ibuye, maze wari warapfuye akazuka, wanukaga akongera akagira ubuzima. Yezu, muri aka kanya turagusingiza guhindura ibyanze guhinduka, turagusingiriza ko waduhurije aha ngaha mu ngoro yawe kugira ngo tuvuge izina ryawe. Singizwa Yesu, singizwa Yesu. mwantoye n'ibyo wabataye mbashira kugira ngo mwere imbuto. Singirizwe Yesu, singizwe Yesu. Nyagasani Yesu, singizwa umugati karamuka, singizwa kutugira neza, singizwa kuri Yesu ushoboye byose, singizwe Nyagasani Yesu, singizwe Nyagasani Yesu. hari gukorera icyubahiro Yesu, maze uhagaze aha ngaha ni ubuntu bwawe. Usingizwe Nyagasani Yesu, dusingizwe Nyagasani Yesu. akanya tuzamo no kugushimira no kugusingiza Nyagasani Yesu. Singizwa akanya nka kugira ngo tuvuge izina ryawe. Usingizwe Nyagasani Yesu. dusingizwe Nyagasani Yesu. singizwa Nyagasani Yesu, Singizwa kubera ko dukwiye gusohoka tuzana ku isoko yawe. Singizwa ko tugiye kurya kandi tukanywa ku buntu bwawe. Singizwe Yesu, Singizwe Yesu. turagusingiza Nyagasani Yesu, Singizwa kubera kuri byose kuri twebwe. Abana baranga nibagusingize, urubyiruko ruranga ruvuga izina ryawe, ababyeyi bari hano baguha impundu. Yesu mwiza, turagusingiza no mu mwanya w'abari mu bitaro batabashije kubona aka kanya. Turagusingiriza mu mwanya w'abihebye Nyagasani, batagifite icyizere n'icyanga cyawe. Yesu, turagusingiza kandi ko waduhaye roho ukomoka kuri data no kuri wowe. Mana Roho Mutagatifu, aka kanya turagusingiza kubera ko abayobowe n'abari bo bana b'Imana. Mana Roho Mutagatifu, turagusingiza ko wadusindagije ukatugeza hano. Singizwa Mana Roho Mutagatifu, Singizwa Mana Roho Mutagatifu. abatamugambwe nawe wabanyanyagiza. singizwa, Singizwe Mana Roho Mutagatifu, singizwe Mana Roho Mutagatifu. byose niwe tubikesha Mana Roho Mutagatifu. singizwa, Imana Data tukavuga Yesu Kristo ari kubera wowe. Mana Roho Mutagatifu, wakira igisingizo cya buri wese uri hano, ndetse n'undi uri hirya no hino wese uri kuzirikana ku butaka butagatifu. Roho w'Imana ni wowe tugize igihe cyose. Usingizwe Mana Roho Mutagatifu. Singizwe Mana Roho singizwa ndawe. Yeah.
turitabaje Imana Roho Mutagatifu kugira ngo uze uduhe ibyishimo. Mana Roho Mutagatifu, numanuka abafite ubwoba burashira, numanuka bari mu mva barasohokamo, numanuka abafite agahinda baragira ibyishimo. Ngwino dutabare Mana Roho Mutagatifu. Ngwino dutabare Mana Roho Mutagatifu. Utabarije umuryango wawe uri imbere yawe kuri iyi saha, kugira ngo uzubatabare kuko hari byinshi babije kandi biremereye. Utabare Mana Roho Mutagatifu. Udutabare Mana Roho Mutagatifu. hari ingo ziri hano zakuzaniye agahinda, ngwino wazishima. Hari n'ingo zitari ahangaha zigushya zumva ndetse zagize agahinda n'umujinya, ngwino bavare umujinya maze bashime ibyishimo byabo. Ngwino tumanukire Mana Roho Mutagatifu. Ngwino tumanukire Oh, Imana, ngwino dufashe tubahe
uhoraho kuko yakoze ibintu by'agatangaza kandi mubyamamaze mu isi hose. Rangurura ijwi uvuze impundu wowe utuye i Siyoni, kuko nyir'ubutagatifu wa Isiraheli yatuye iwawe rwagati ari igihangange. Iryo ni ijambo ry'Imana. Muririmbo Uhoraho kuko yakoze ibintu by'agatangaza kandi mu byamamaze mu isi hose. Rangurura ijwi uvuze impundu wowe utuye i Siyoni, kuko nyir'ubutagatifu wa Isiraheli utuye iwawe rwagati ari igihangange. Twakire n'ijambo ry'Imana. Bisanze igitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 12 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Mbe n'undi rero ijambo ry'Imana ritumbureye kugira ngo tubashe naho niba musanze mugakomeza kuganda inkota ubwayo izabashyira ubwo ihoraho Imana izahumanura Yerusalemu niko ye umujyi wari indahemuka uganje ubutabera ubutungane ariho bubarizwa. Waje kugwa ute mu bwiyandarike, none ukaba wuzuye ubwicanyi. Feza yawe yahindutse uruhumbu, divayi yawe nziza ihinduka amaganura. Abatware bawe ni abagome n'ibyitso by'abajura, bakunda amaturo, bose bagakurikirana ruswa, ntibarenganura imfubyi, kandi ntibumva amaganya y'umupfakazi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero rya kabiri tuzirikanye turisanze mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 1 umurongo wa 20 kugera ku wa 23. Naho niba mubyanze mugakomeza kuganda inkota ubwayo niyo izabarya, uwo ni Uhoraho ubivuze. Niko ye umujyi wari indahemuka uganza ubutabera ubutungane ariho bubarizwa, waje kugute mu bwiyandarike, none ukaba wuzuye ubwicanyi. Feza yawe yahindutse uruhumbu, divayi yawe nziza ihinduka amaganura. Abatwari bawe ni abagome n'ibyitso by'abajura, bakunda amaturo, bose bagakurikirana ruswa, ntibarenganura imfubyi, kandi ntibumva amaganya y'umupfakazi. Ijambo ry'Imana. Kugira ngo basomye ijambo ry'Imana habaye hari ababashimye icyo atubwira yumvise Imana yamuhishuriye ahita itubwira. Yabyibagiwe gusa nk'uko twabyumvise mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 12 umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Ni muririmbo Uhoraho kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Haleluya. Kugira ngo kuba tugihumeka ni igitangaza gikomeye Imana yaduhaye. Babonye ko ubuzima dufite ni igishoro dukura hehe? Ku Mana.
kandi mu byamamaze munsi hose. Ubundi muri Imana dukora ibitangaza, twagombye tugenda hose tuvuga ibitangaza by'iki? Twagombye guhera kutwo ngutwo tugirira Imana iki? Icyizere, ibindi bigashoboka. Ariko hari igihe tugenda tukivovota, hari igihe ushobora banguye ibicurane ukumva wapfuye washize, nyamara hari uwo babaze umerewe nabi. Yego, hari babandi bakoze impanuka, hari n'abandi bavuye n'umwuka. Rero tugenda twamamaza hose ibitangaza by'iki? Imana. Rangurura ijwi uvuze impundu, wowe utuye i Siyoni, kuko nyiri umutagatifu wa Isirayeli utuye iwawe rwagati ari igihangange. Uhoraho tumama s'impundu. Umuhanuzi kandi Izayi yakomeje atubwira ibintu bikomeye. Imana izahumanura Yeruzalemu. Uko bwije nuko bukeye tugenda twihumanya, ndabese. Igihe twakoze icyaha, igihe twagiye mu mwijima turihumanya, ariko Uhoraho Imana yacu ize guhumanura Yeruzalemu, ije guhumanura umujyi wanjye. Ese wari uzi ko uri umuyobozi w'igihugu cyawe? Umubiri wanjye, ubuzima bwanjye ni igihugu. Yego, yego. Niba ari igihugu rero perezida wacyo ni ninde? Ni njyewe. Imana yangize perezida w'igihugu cyanjye. Yego, Imana ni umushobora byose. Yego, ariko n'ubwo ubuzima bwanjye ni njyewe ubugenga, ni njye mbuyobora. Imana ikaba umugenga wacu twese, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero Imana ije guhumanura uyu mujyi wanjye Yeruzalemu. Ibyari byaragenze nabi bikagenda neza. Kugira ngo twanajanga, kugira ngo ibyari agahinda, ibyari bituboshye Yesu akorewe iki? Urabona ijambo ry'Imana twumvise rya mbere ndetse n'irya kabiri, gusa bivuze gute? Imana yaje kuduhumanura, Imana yaje kugira gute? Kudukiza. Imana yacu ni igihangange. Twongere tugire amashyi mu Mungu. Imana rero mwabwira ijambo ry'Imana nk'ifunguro ry'uyu munsi, kugira ngo mujye muryandika ahantu, mujye mumara icyumweru murizirikana, sibyo? Wenda ducyure akantu uyu munsi, Uhoraho Imana yacu ni iki? Igitangaza. Ni igihangange. Imana yanjye ni iki? Uyu munsi rero ugasabwa kuyigira icyizere. Haleluya. Wewe wumva wishwe n'agahinda, wowe ubabaye kubera impamvu n'impamvu z'inguni z'amateka y'ubuzima bwawe, Uhoraho Imana yawe ni iki? Igihangange kandi nta cyayiranye. Turagushimira Nyagasani Yesu, dushimiye kubwira ijambo duhaye, dushimiye ko duhumurije, dushimiye ko hari byinshi ukoze ku buzima bwacu, dushimiye ko ugiye kutwibutsa ko ubuzima ari ikintu gikomeye waduhaye, dushimiye kandi ko ugiye kuduhumuriza, dushimiye ko ugiye kudutabara ibyari bishaje bikaba bishya, dushimiye ko ugiye kugira ibihindura ku buzima bwacu, dushimiye ko wongeye kugira imbaraga zo kugira icyizere, dushimiye ko watuzanye, kandi tugushimiye n'ibyo uri duha uyu munsi kugira ngo tubashe turakoze Nyagasani Yesu. Shimwa Yesu, habwa ikuzo Yesu. Nawe mubyeyi w'Imana n'iwacu Bikira Mariya, dusabire tugutumiye muri isengesho ryacu ryo gukuraho ibuye. Hari benshi baje Nyagasani barimerewe n'ubu buzima, ariko mubyeyi turagusabye ngo tutakambire. Turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, udushyire mu gishura cyawe, udusukure, udushyikirize umwana wawe, maze icyo tubwira cyose tugikoreye kuri buri iteka ryose. Ndakuramutsa Mariya, wehebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana w'urubyaro asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urayidusabira twabanyuzazakuru n'igihe tuzapfira. Ngwino mubyeyi w'Imana n'uwacu Bikira Mariya, ngwino dusabire, ngwino utabara abacu barwaye, cyane cyane Nyagasani abahanzweho na roho mbi. Ngwino dusabire umwana wawe aze acagagure ibituboshye byose. Ndakuramutsa Mariya, Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urayidusabira twabanyabyaha kuri igihe tuzapfira. Mubyeyi w'Imana n'uwacu Bikira Mariya, tukweretse ingo zabuze urubyaro, tukweretse Nyagasani ingo zabuze amahoro, tukweretse ingo zirara zishya bwacya zikazima, tukweretse ingo zifite amakimbirane, tukweretse urubyiruko rwihebye,
tukweretse abana badafite ibyishimo byo kuba mu muryango. Umubyeyi wacu Bikira Mariya, abo bose bashyire mu mugongo wawe, washyikirize Yesu, kuko niwe uhindura ibyanze guhinduka. Ndakuramutsa Mariya, ku izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu.